Uwiteka Mana ikomeye, Mana yo kwiringirwa, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana yaduteranije kuri uyu munsi, umunsi twibukaho kugendererwa, umunsi twibuka isezerano ubwo ryasohoraga, ubwo wavugaga ngo ngiye mu ijuru, ngo ariko sinzabasiga mwenyine, nzabasigira Mwuka Wera. Ikitumenyesha yuko wagezeyo, wadusoperefaye, watwoherereje Mwuka Wera. Otasekere bone hai umujyanama dokisara bone faesika notakerebo. Warakoze Mana. Rero mwami wanjye, kuri uyu munsi mwiza tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugera aya magingo, ariko tugushimiye muri uyu mwanya ukomeye ugiye kuvugana natwe biciye mu mukozi wawe dotakisa. Mana, tuzi ko usanzwe umukoresha, mwuzuza imbaraga zawe zikomeye, imbaraga z'Umwuka Wera zimubeho cyane, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Natwe duciye bugufi ngo uzuvugane natwe biciye mu ijambo. Reka Mwuka Wera w'Imana ari ufata vora muri uyu mwanya, imbaraga z'Imana zigaragare gukora desarabonefo bimanukire buri muntu wese, uzukize, uzubohore, uzuhembure biciye mu ijambo ryawe. Reke totasekerebo. Urakoze Mana kugiye kubikora kandi uri kumwe natwe, tukwakiriye mu ijambo ryawe, tugukomera amashyi, tukuvugiriza impundu. Woresekitebayeho. Amen, 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 amen. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Rambura ibiganza, twifurizanye Pentecote nziza. Kora mu kiganza cya mugenzi wawe ngo umubwire uti nkwifurije kugira Pentecote ku buzima bwawe, kugira Umwuka Wera mwinshi, isezerano ry'Imana risohore ku buzima bwawe. Turanezerewe uyu munsi wa none, ni umunsi udasanzwe kuko uyu munsi ntiwigeze ubaho. Habahe umunsi witiranwa n'uyu, ariko ibi urimo by'umunsi washize n'uyu munsi tugezemo biranyuranye. Uyu munsi hari icyo Imana yageneye ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Shima Imana ko Uwiteka yaduhamagaye adushyira mu itorero ry'umwuka, itorero ry'umwuka ryemera umwuka, ryemera imirimo y'umwuka no gukora k'umwuka. Werekwa kwerekwa bikumvikana, bikamenyekana, uhanura bikumvikana. Haleluya, haleluya. Uko ni isezerano ry'abantu bose, abamwiringiye bakamwizera bose bahabwa iryo sezerano. Ndagira ngo twihuse tutajya mu magambo menshi, tuvuge ijyanye n'uyu munsi, dusoma amagambo y'Imana. Twese Pentecote turayizi, tumaze n'iminsi hano tuvuga iby'Umwuka Wera cyane. Ndabwira abakristo baza ku cyumweru gusa, mbariza mugenzi wawe ngo iki cyumweru gitambutse wigeze uboneka hano? Mumbarize. Hanyuma mumbarize ngo wari uri hehe, wari mu biki harya? Haleluya. Mumbwire ngo warakoze kuza, Imana iguha umugisha cyane. Rero dusome ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9. Sabe Revera adufashe rw'Ibasira maze dufatkanye uyu mugisha. Turangiza turimukira ku gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, nanone umurongo wa mbere tumanukiye kuri 14, ubundi tuganire neza nk'uko Umwuka abiduhaye. Dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzabagaho kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kuzageza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Amen, amen. Dusome ibice bibiri nanone, ariko umurongo wa mbere tumanuke hepfo. Umunsi wa Pentecote usohoye,
bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuga umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi abapariti n'abamedi n'abanyeramu n'abatuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye n'i Kurene, n'abaroma b'abashyitsi n'abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'abanyakirete n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi bati, barabanegura bati, basinzihira. Amen. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Iyuda n'abatuye Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko bari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Imana ishimwe cyane. Komera Imana amashyi. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi nizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi nizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Ndagira mbabaza akabazo gatoya, kandi mukansubize nubwo mutavuga, ariko umutima mukansubize. Umuntu wese asa n'undi, haba mu birabura, haba no mu bera cyangwa abazungu. Ariko umwongereza, umunyamerika n'umudage bahagararanye, ni iki kikubwira ko uyu ari umwongereza, uyu ari umufaransa, uyu ari umudage? Niki cyagufasha kubatandukanya vuba? Niki? Uvuge ngo ururimi. Umunyarwanda n'umurundi bahagararanye bataravuga, wamenya ngo uyu n'umunyarwanda, uyu n'umurundi? Ubatandukanya kubera iki? Ariko shaka umuryango Imana n'umuswa. Haleluya. Umunyamwuka n'umunyamubiri, ubwirwa n'iki ko ari umunyamwuka nawe umunyamubiri? Iki? Ako karabacanze. Haleluya. Haleluya, haleluya. Apanekote, haleluya, haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana turasomye, turabwirwa ngo Yesu arababwira ati, icyakora muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira, icyo nikimara kubaho nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya mukagera ku mpera y'isi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane.
ngo hanyuma amaze kuvuga atyo arazamurwa, nta apana arazamuka, arazamurwa, igicu kiramukingiriza, aragenda, basigara ku musozi. Bibiliya ikomeza gusoma aho ngaho ngo haboneka abagabo babiri, ngo ragura abagabo bene data ko mbona muhagaze muraramye biti, ati uko mubonye agiye ni nako azagaruka. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Haleluya, uko yagiye niko azagaruka, uko yagiye niko azagaruka. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo Yesu akimara gupfa bakabona arapfuye, bakabona baramuhambye, abenshi abasigaranye isezerano umutima ryo kazongera kubaho bari bake cyane, uhere no kumubigishwa. Mwibuke ko harimo n'abavuze bati mva rero uyu mugabo twamaranye igihe kirekire, none turabona ibyo birangiye, ubu se hari igisigaye? Mureke dusubire mu turimo twacu yadukuyemo umwuga, turacyawibuka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko yari yababwiye kazongera kubaho, yababwiye ko hari icyo agiye gukora mu gihe gito cyane. Abaho urugero rw'urusengero, avuga ati urusengero mu minsi 3 ruzaba rurangiye neza neza neza, rutakiriho. Ahavuga ati sibyo, benshi ntago banabyumvaga, ariko we yarazi icyo arimo ababwira. Avuga ati ahubwo nzubaka urundi rusengero rudasanzwe, rutagizwe n'amatafari, rutagizwe n'ibyondo. Haleluya. Nzubaka umubiri ufite imbaraga. Ibi birasenyuka, ariko umubiri ufite umwuka wera nta gupfa gusenyuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo nkuko byavuzwe arazuka, abaho baramubona. Urugendo rwo kumanuka n'ibitendo yakoze hepfo no gufunga kaci Satani kazamukana bera, ndetse akaboneka no mu maso y'abantu bakamubona. Ibyo ntabwo twirwa tubitindaho cyane, kandi ngo yaraje yiyereka abigishwa be. Mwibuka Toma avuga ati ngewe sinshobora kubyemera ko ariho keretse mbonye imbereri, mbonye inkovu zo mu biganza. Nawe arabimwereka. Reka nkubwire, iteka ryose iyo ufite curiosity, iyo ufite ishyaka ryo kumenya iby'Imana cyane, Imana ntago ikureka kugeza igihe kugereye ku kimenyetso cyanyu mushaka, ikakwemeza ukwemera nawe ukazemeza abandi. Nimuvuge ngo amina cyane. Kandi Bibiliya nkuko yatubwiye nyine iminsi 40 ngo aganira ku by'ubwami, ndetse babiyashya yuko nyine aje kwima ingoma. Ariko baravuga ati ibyo murimo muvuga ntago ari ibyanyu, ibyo biri mu kubaho kwiza kw'Imana, biri mu bushake bw'Imana. Iby'iminsi n'ibihe ni iby'Imana. Arababwira ati yewe ndagira ngo mbabwire ngo kugenda ko ndagiye, mission ndayirangije, nimwe sigiye akazi. Haleluya. Ariko muhumure, ntago mbasize nk'imfubyi, simbaterarage mu kaga n'amakuba, ntago mbasigiye aba bantu banyishe urugaraguro mureba. Ntimutinye, ntimugire ubwoba. Haleluya. Hari ikintu ngiye kubakorera. Aho mbasize ndahazi, mbasize mu isi y'akaga n'amakuba, mbasize mu maso y'abagome, mbasize mu maso y'abareba imbaraga z'Imana ariko ntibaziringire, ntibazizere, ahubwo bazemere, ahubwo bakazituka. Ndahazi rero, ndahazi muhumure, ndagiye. Haleluya. Ningerayo nzaboherereza umufasha. Aravuga ngo kandi ntimuterwe ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Ntimuterwe ubwoba n'isi murimo, na situation muhagazemo, nabo mubana nabo, nabo twabanye mu gihe cyatambutse, mukaba mwihebye kubera ko ngiye, mukumva ko birangiye. Gusa mwebwe mugume hano kuzageza igihe muzasohokera mwujuje imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Bene dare kambabwire, mujya muza mu nzu y'Imana, musenge Imana, wumve ko usotse utameze nkuko waje. Kuko mu nzu y'Imana tuhasanga imbaraga zidasanzwe ziduhesha gutekereza ibiri hejuru y'ibyatugendaga hejuru natwe. Komera Imana amashyi n'ubyumvise neza. Avuga ati mugume Yerusalemu, mutegereze murindire ibyo data yavuze, nibyo nanje nababwiye. Umwuka wera agiye kuzabazaho, ngicakora muzahabwa umwuka wera. Uwo mwuka namara kubamanukira muhabwa imbaraga zo kumpamya. Mudatekereza ngo sindi hafi aho, ahubwo mwumve ko ndi kumwe namwe. Uwo mwuka wera namanuka muzumva ko ndi kumwe namwe, kandi azabaha imbaraga zo gutsinda ibibarwanya byose.
muzahabwa imbaraga umwuka n'abamanukira ngo nibwo muzaba abagabo nyabagabo. Hari abagabo batari abagabo nyabagabo, ukamubona ahagaze ukabona n'umugabo rwose, yanagera muzi ukabona n'umugabo, ariko aba umugabo nyamugabo iyo ashohoje ibyo yavuze. Umugabo nyamugabo nuvuga ijambo akariherekeza kandi akanarisohoza, nubwo ryamushyira mu kaga agasohoza ibyo akavuga ati ndi umugabo, ntago nabimbwa ngo mvuge ejo mu gitondo sishitwe ndi kuvuga ubundi bugambo. Umugabo nyamugabo nuhagarara ku ijambo akwenda kanaripfira. Bwira mugeze ngo umugabo nyamugabo ariko ubundi kandi umugabo si uko wenda ari kwambara ipantaro n'ikoti, oya oya, ahubwo umugabo ni mu mutima. Umugabo ni ku cyo yiyemeje, umugabo nuhagarara ku cyo yagambiriye, umugabo nutahana umunyago. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, 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 haleluya. Muzaba abagabo nyabagabo bo kumpanya uhereye i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Umuntu wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza kuzura umwuka wera arahamya uhereye aho atuye naho yerekeje naho azagera hose, avuga ko Yesu ari umwami, avuga kugira neza kw'Imana, avuga iby'agakiza yahawe. Urambwira ngo Yesu ashimwe atahimbazwe, kandi akavuga cyane. Ariko abarokore b'iki gihe umubona uti Yesu ashimwe ati ntaribi. Kubera iki se? Abamuzengurutse baramuzi, avuga ati se urabanga himbazwe, uramuhimbaza wese nawe uri umurokore burya bwose se ko tubona se ugenda utya. Haleluya, Yesu ashimwe ntaribi, toka daimoni. Ariko reka nkubwire, hari abagabo nyabagabo mbona bahagaze mu byo bizeye. Abayisilamu babwira mugeze ngo salamu alaykum, bakavuga ngo walikum salamu wa barakatuh, mihanullah la nabelari cyane kugira ngo abari hafi n'abari kure bamenye ko ari umusilamu. Avuga ati genda umusilamu mvugisha ukuri. Hari umuntu yize kumbwira ati mva bishop ati genda umusilamu mvugisha ukuri, ndi umusilamu. Akoze kuvuga ngo ndi umusilamu mvugisha ukuri, naho uvuga ati ndi umurokore mvugisha ukuri. Haleluya. Kuba umugabo nyamugabo ugahamya, abarokore badahamya badafite imbaraga zibasha kubahamisha. Umunsi umuyaga wahushye uzashiduka baba ni mwitaga ngo nabapagani babakomeranye, mwe muhindutse udushashi tuguruka. Ikizatuma udatwarwa n'umuraba n'umuyaga nuko wibikaho imbaraga z'umwuka wera, ugashira ubwoba ugashira amanga. Bibiri katubwira ngo umwuka twahawe si uw'ubwoba, n'uwo gushira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umunsi umwe ngo urukwavu rwaryamye munsi y'igiti cy'ipapayi mu ishyamba. Ipapayi iramanuka ngo pi yikubita hasi, yikubisa hasi ruva hasi ruti nafashwe. Ruriruka rugenda rutera induru pe ishyamba rirahiye. Inyamaswa zose ziriruka, n'imvubu n'inzovu n'imbwebwe n'imbuni n'imbwebwe zose ziriruka. Igihiri rivumbi riratamuka. Ng'intare yari ibereye mu kibira cyayo isinziriye ifite ka sieste, yumva riri wow ngirangije ngirakanguka irinanura, irangije ngibona akavumbi kari hejuru. Haleluya. Naje bati se habaye iki? Kandi uko bintu byose byiruka, urukwavu ni papayi bikora kantu, ishyamba ryose riranyeganyega. Ngirangije kugira ngo ikanume situation imenye ibyabaye, ngirahaguruka ngo iraroha, irivuga yivuze ngo zose zirahagarara. Mwami w'ishyamba aravuze ngo zihagaze, aravuga ati nibiki nibiki. Babaza impyisi bati jya impyisi urirukanswa niki? Ati nukuri kw'Imana nabonye ziruka nanjye ndiruka. Babaza inzovu bati n'ubutumbi bwawe urirukanswa niki? Niki cyagushyiguye n'ibyo biro byinshi? Ati nukuri nabonye mbwebwe yiruka nanjye mva hasi. Ngo biragenda ngo bigera ku rukwavu, bati ubundi byaturutse, bati nyarukwavu byagenze bite? Igihe nari niryamiye saa 8 munsi y'igiti mpundagaye izuba ryanyishe, ati ngiye kumva numva ikintu ngo pi, ati iki kintu nigita sinkizi, ati sinkizi, ati gusa nirukanse vuga ngo ishyamba rirahiye. Ikintu kigira ngo pi n'ishyamba gushya bihuriye he? Reka nkubwire, umunyabwoba iyo yumvise ikintu akacumva ukuntu kivuze ukuntu acumva ukundi. Bwira mugeze ngo ntukajye wumva ibintu ukundi.
ibyo ni ubwoba ushobora guteza akaga n'amakuba n'ibyago muri bagenzi bawe. Ng'intare iravuga ngo mukebuke murebe inyuma, murabona hari n'umwotsi uhari uretse ivumbi mwatumuye muri iri shyamba. Ngo bitegeze basanga ni ivumbi ry'imirindi yabo ariko nta mwotsi urimo. Intare iravuga ati ngaha buri muntu wese nasubire mu kazi ke. Haleluya. Muvuge ngo intare, mwuka twahawe n'uw'intare, n'ubutwara, n'uwo gutegeka. Mwuka twahawe, mwuka Pantekote, iyo umanukiye itorero rishyira ubwoba rigashyira amanga. Bavuza induru tukavuza impundu, bavuga ngo ntibikunda tuti birakunda. Vuga ngo amina cyane, ukaba umugabo ukanyuranya n'iby'isi n'abanyabwoba. Muvuge ngo umwuka we ngo kandi muzavuga ko kumpamya Yudaya ni Samariya kuzageza uretse Yerusalemu kuzagera kure cyane. Nshuti yanjye, uyu mwuka turimo tuvuga ntabwo ari umwuka mu rusengero gusa, no hanze y'urusengero, no mu rugo iwawe, no mu kazi. Haleluya. No mu isoko ucuruza, no kwa muganga urwaje, mwuka wera ajya kuha amakuru. Imana ishimwe. Narababwiye ntereka mbabwire bene data, umwuka w'Imana avuga ngo azatumenyesha ibidahari bitaboneka, kandi amara kubitubwira natwe tubidifize tubibwira abandi. Umwuka w'Imana duha amakuru. Muvuge ngo dufite amakuru. Haleluya. Haleluya. Burya umuntu w'Imana ufite umwuka w'Imana ntago apfa kugira ubwoba nk'ubw'abandi, nta no gupfa no kumukonvenka, arabanza akabaza Imana. Ariko baraza bakakugira inama ati ntago ari uko bikora, dore ca ugahita ugenda. Ntunabajije n'Imana ngo ugishe inama Imana, kuko twahawe iyo cano muri twebwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Narababwiye nti reka mbabwire bene data, iby'isi bishushanya iby'ijuru, kugira ngo Yesu ababwire ati ngiye mbasigiye, ntabwo mbasize nk'ivyo mbasigiye, nzabohereza umwuka wera ari we mufasha, kandi namara kumaruka muzabagabo nyabagabo. Yarabakora ikintu gikomeye cyane, yarashyiriyeho cano yo kumenya amakuru, kugira ngo ntibakajya babona ibiguruka ngo bahita bagurukana nabyo, ntibakabona ibiteye ubwoba ngo gira ubwoba. Ahubwo mbahaye mwuka wera uzatuma mugira imbaraga zo guhagarara, kuko muzaba mufite amakuru anyuranye n'ibyo mureba. Amen. Narababwiye n'ibihugu bikomeye ku isi, ikintu cya mbere byubaka ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga riri kumenyesha amakuru, rikakubwira ibintu biri kure, ntihagire ikikwihisha. Haleluya. Muvuge ngo icya mbere ni amakuru. Mbariza mu gihe ubundi ufite amakuru y'ubuzima, ufite amakuru. Haleluya. Mbariza ufite ubundi amakuru y'ubuzima urimo. Hari icyo yavuganye nawe? Ndavuga iby'Imana yakubwiye bitaraba, ikoresheje umwuka wera mu kanwa k'ijwi ry'ubuhanuzi cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bakubaka iyo network, bagakora twa tuntu drone tugenda tukazana amakuru hirya no hino, kora ibyogajuru, bakamenya ibiri kure, bakamenya amakuru yabyo uko byaraye nuko n'icyo biri hatse n'ibyo bivuga nibangangira ngo hari umutima ryo rizwi n'Imana gusa. Barangiza bakibika ibitwaro bya kirimbuzi. Icyo gihugu rero ku isi kibi gihangange, kuko gifite technology, gifite ikoranabuhanga, gifite amakuru nta kintu na kimwe wabahisha. Ntuvuge ngo urakorera ikintu uri mu Rwanda ahangaha ngo abanyamerika ntibazakimenya. Bazakimenya, bamenya aho wagikoreye, n'ijwi wavugaga, n'uburyo wagikozemo, n'isura yawe n'ifoto. Kandi bakubakaho imbaraga bavuga ngo kandi nidushaka no kugira icyo tumukorera tuzagikora tutavuya. Naho isi igeze. Natwe rero abera b'Imana, haleluya, dufite technology, dufite ikoranabuhanga, dufite cano dukoreramo, tukamenya amakuru y'ibiri kure. Kandi twamara kumenya ayo makuru tugahabwa intsinzi yabyo, tukamenya uburyo tuzitwara na position tuzafata. Iyo ikintu kibaye wari usanzwe ukizi, uba warakiciriye umuvuno kera, warakibwiweho kera, ntabwo kigutungura ngo kikugenze nk'uko
cyagenje abo cyatunguye badafite amakuru. Haleluya, 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 haleluya. Ejo bundi bene data nababwiye ukuntu twarimo ahantu turimo dusenga, umuntu araza yicara mu ruhande rw'urusengero ahantu nk'hirya afunga inguni, araza aricara aje kureba ibintu by'abarokore ngahageze, abonye abantu ukuntu bari kuvuza amapendo bahimbaza Imana, aravuga ngo baravugiza ibinyuguri ngo nk'abapfumu. Wapo ibintu byo kuvuza ibinyuguri nk'abapfumu. Ariyo hirya nk'uko Imana arasanga anyumvisha ijwi rivugiye mu mutima we, ngo genda umubwire ngo ntago ari abapfumu, ibi ni ibikoresho byo kumpimbaza. Ndamanuka ndagenda musanga, yari n'umusoda liyetona w'amahe. Ni kuki uvuze utyo? Kuki utekereje utyo? Baravuze ibinyuguri nk'abapfumu, ibi ni ibikoresho byo kuramya guhimbaza Imana. Imana imbabarire, ntawe yabibwiye yavugiye mu mutima. Bwira mugeze ngo Imana ituha amakuru. Mwuka wera iyo umufite aguha amakuru, ntagatinye iby'iminsi n'ibihe, arakubwira ngo nubwo bimeze bityo ngewe nzakugirira neza, nzagutabara, humura, ntukangwe na situation uhagazemo, ejo uzaba uri hejuru cyane, bigatuma ugira imbaraga kandi uhangana n'ibyo bihe uhagazemo. Havuga ati nubwo bimeze bityo ariko Imana mwe ngo izangirira neza. Bwira mugeze ngo Imana iguha umwuka uguha amakuru. Kintu duha imbaraga zo gutsinda. Petero wa wundi wihakanye Yesu, bavuga ati ko wora mwihakana byonyine kandi ubwo yari yotanye nabo. Havuga ati wundi wowe n'imvugo yawe umeze nkane, uravuga nkawe neza, tereka reka sinigeze kumumenya. Ariko ngo umwuka wera akimara kumanuka mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu, icyo cyumba nakigezeho, cyako ntago twakigezemo ngo tukinjiremo, baragikinze. Yerusalemu hari icyumba kiri aho ngaho, kiri hafi y'icyumba cy'intumwa zarimo, ngo barahafunze. Uzi impamvu bahafunze? Ngo cyari cyarateje ibibazo. Rwa rugendo shuri twirwa tugendamo, ngo abantu bose barazaga bagikandagiramo bose pa mwuka, waba uri umusilamu, waba uri umuhindu, waba uri mu gipfu, mwuka wera pa kabura gukubise. Bati ibintu ni biki? Baje bavuga ati rero ubwo ibintu byaba biri gufata abantu bizatuma abantu baducikaho. Baranje baragikinga bati mujye mukireba, bababwira amakuru yacyo ariko mukirebera hariya. Reka nkubwire, Imana igukingurira icyumba cy'amasezerano y'umwuka wera ukinjiremo. Ntibakavuge ngo ujye uhagarara ukirebere hariya, nawe winjireyo. Yesu nashimwe. I Yerusalemu ngo bari aho ngaho rero niko twasomye, ngo barategereza bararinda umunsi wa mbere kugeza ku munsi wa 10. Avuga ati murindire ntimusohoke, nimusohoka mutarahabwa imbaraga isi zabarangiza. Aba bategereje hano hanze aya mahanga yose ateraniye Yerusalemu azabica nabi. Bazabaza ngo mwe mwaragiye hehe, bababwire ngo wa wundi yarababeshaga n'ubundi. Nimutacira umwuka wera ubaha imbaraga, ntabwo muzabaza guhangana n'iby'iminsi n'ibihe n'abisi. Tumutegereze kuzageza igihe umwuka azabaziraho. Aragenda agezeyo nawe ntiyatinze ngo yohereze umwuka wera. Haleluya. Maze ngo igihe kimwe ngo habaho umuriri. Bibiliya iratubwira ngo hari Yerusalemu hari hateraniye amahanga, n'abadasanga ni nk'amahanga 15 arenga. Ngo umwuka w'Imana amanutse, ngo haba umuriri mwinshi, haba umutingito, haba tremblement de terre. Iki kintu cyabaye i Yerusalemu gisa nk'icyabaye Yesu avuze ngo Rama Sabaktan. Amaze gucikana ngo hahinduka igishitsi, ngo habicura burindi, ubwira kabiri buraza, abantu bose baratangara bati koko uyu umwana w'Imana koko. Ngo aho hantu habaye ikintu bituma abantu bose baturuka hirya no baza birukanka baza kureba ikibaye. Yesu nashimwe cyane. Ngo bahageze basanga abantu bari mu ndimi zinyuranye, ngo kandi ishanga ryose rigezaho ngo rikumva harimo uvuga ururimi rw'iwabo rwa gakondo. Ibaza ugeze i Yerusalemu ukumva umuyahudi ari kuvuga ngo ndagushimye Mana we, uri nganza marumbu samba itarumba. Tiyamaye samba itarumba. Haleluya. Urubwugamo bw'umugaru. Umva iyo nganzo, izo ni bikarizi wacu. Yesu nashimwe cyane. Ngo bose baratangara, ngo noneho bibacanze, barangije barabituka. Bavuga ati ubundi urabona batasinze, abana abasinzi rwedesi yarwabamaze. Ngo kari yari saha ya mu gitondo ya kare. Nibita ku gihe abantu banywera barabituka. Reka nkubwire, abantu bayobewe n'iby'umwuka barabituka. Ngo
ngo bivugisha ibintu ngo nuko utabigira, ntabyo uzi, ntabyo wamenye, ntiwabihawe, ubituka uko ushaka, ariko bifite imbaraga nyinshi, bifite n'igiciro. Wumve batangazwa no kumva bavuga indimi z'iwabo, ariko barangije barabituka. Imana igakora igitangaza, Imana ikavuga bikagaragara, mwarangiza ngo bariya abantu barimo imyuka mibi. Wumve abavuga batyo rero, abagupinze, abatakwemera, ntago bahawe icyo wahawe. Reka tuvuge ngo icyo twahawe nabo bagihabwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngo basinzihira. Haleluya, haleluya. Ikindi mwibuke ko ngo Yesu yabahaye ku mwuka we. Umwuka ari muri Kristo we yahaye abamutegereje, abamwizeye, abahawe isezerano. Mbariza mugenzi ngo ubundi umwuka kubamo nuwuhe, nuwande? Mumbariza. Asanga ari uw'abakurambere b'iwanyu, kuko bifite naho byakomoka. Burya mu maraso ni ahantu hakomeye cyane. Bati mutarebe uyu mukobwa yari afite nyirasenge w'umugwagasi. Umwuka wari umurimo, ni w'umurimo. Reka nkubwire, nutakira umwuka wari muri Kristo, hari undi mwuka uzakorera mu buzima bwawe. Mana dufashe cyane, Mana dufashe. Haleluya, haleluya. Yamaze kuzura umwuka wera, narahindutse, numva ndahindutse. Reka mbabwire, umwuka w'Imana arahindura. Narahindutse, ndahindurwa. Wenda sinari umunyabyaha, nari umunyabyaha. Umuntu wese udafite Yesu umwami mukiza ubugingo bwe, burya ushobora guhunda cumura utanabizi, ukabuze ko gutukana ari inganzo yawe, ukavuga ati genda tukana. Hari umuntu avuga ati genda nagutukaga ukibagirwa n'izina ryawe. Undi aravuga ati jewe nari mfite inganzo ibyari bitutsi muri nge, yaradudubizaga nk'isoko. Ati nahimbaga igitutsi nakigukubita ukikubita hasi. Urumva rero Satani ni umugome. Iyo umwuka w'Imana atagukoreyemo, hari ibindi babigukoreramo kandi nabyo bigaproduiza, bikabyara umusaruro. Ugahanga pe ukarema igitutsi yakigukubita. Uyu ni umuntu cyane dayimoni igenda. Ariko itorero ry'Imana mureke twuzura umwuka wera, muri twe havamo indi nganzo ibyara ibindi bintu kandi bihesha abandi amahoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Twuzura umwuka wera, indimi nyinshi ziramanuka muri situation mbi, ariko amaso yanjye arabona, amatwi yanjye arumva, umutima wanjye unshira ibintu, najya ngenda nkumva ijwi ry'Imana rimwe rirambwira ngo dore 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 dore. Haleluya, haleluya. Ibitigeze kubaho mbere biza umwuka w'Imana yamanutse. Umwuka w'Imana amanutse, tangira wumva ibyo utumvaga, tangira ureba ibyo utarebaga. Revera duhaye ubuhamya tubwira ukuntu biga mu ishuri rya Bibiliya, ukuntu ngo barimo bahambira batashye, ngo barimo bahambira imizigo, batapfukamye ngo basenge, batavuze ngo Mana rero tugenda imbere, barimo bahambira imizigo. Umwe aravuga ati ariko tuzi ko mbonye imodoka tugendamo ikora accident. Hari batumva kandi ntidupfukamye, ntiduhumirije, abibonye ate? Ngo bamucana byarakore nawe. Baragenda bageze mu nzira basanga hari ukuntu umuhanda wapfuye, ngo baca ahandi hantu za Rukeri hirya iyo ngiye kugira ngo bazagere i Kigali. Ngo bagezeyo kubera n'imvura yaguwe n'umuhanda, ngo imodoka iranyerera, agenda ihagama mu biti hepfo, irabyegamira. Barimo bavamo barareba bati yewe wa muntu yeretswe. Atariko nabonye ntacyo tuba, kandi kuko ntacyo mwabaye Revera. Imana iravuga ikavuga uko bizamera. Vuga ngo amina cyane. Tutari no kuri ibyo, n'uru rusengero turimo, Imana tuvuga ngo mbahaye urusengero kandi rwiza runini, rufite hasi no hejuru. Aba hejuru, haleluya. Byarasohoye cyangwa ntabwo byasohoye? Komera Imana amashyi, dufite Imana ivuga. Urusengero Imana igera Imana yarunyeretse n'ihindura muri ADP.
ababishopu barabizi cyane. Iyi purana yihawe kera. Haleluya. Ndayizana tugeze ku muhima nyishyize mu rusengero, abantu bakaza bati dore cyokara mama umushonje arotarya. Uyu mushumba disi mana we cyokora tekereza neza, nubwo bidashoboka cyokora tekereza neza. Reka babipinge banabituke, ntago babihawe. Haleluya. Gumana isezerano ryawe kandi ukuribwira abantu bashobora kutabyemera, ariko rigumane rizasohora bemere. Ikindi ntukarigira ubwiru, Imana yakubwiye ntago ari injajwa, yabikubwiye ntago ari inyantege nke ngo none itabisohoza byayinanira, ntago byayinanira, ahubwo izabikora. Tangaza amakuru y'Isiyoni, vuga icyo Imana izakora. Haguruka utere haleluya. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ivuga, dufite Imana isohoza. Mwuka twahawe aduhishura ibihishwe, atumenyesha ibyenda kubaho, akavuga uko tuzagenda. Reka mbabwire, nta muntu wiga ngo agere no kuri diguri ikomeye cyane yo hejuru ngo abe professor, hanyuma ngo numaze uti ko wize cyane wasoma pe wasoma, ariko ejo bizagenda bite ko wize ibyejo urabizi. Ndakurahiye professor ntagaza kubwira ibyejo uko bimeze, ariko ibeshe uyobera ku munyamwuka mubaze utije bitazavuga ati tarasi levema to trainer van god tuwite karavuze ngejo amasaha nk'iki gihe. Haleluya haleluya. Ejo nkokura ya masaha duhagazemo Uwiteka shaka kumana we kunda kugenda n'abanyamwuka. Haleluya haleluya. Panekote n'ubuzima budasanzwe, nuko mu buzima muri surnaturel. Niyo mpamvu benshi bibacanga bati nabazimu, kuko twe tuvuga ibyo abantu batabona, tureba ibyo abandi batareba, twumva ibyo abandi batumva. Ndi wowe nakwifuza impano y'umwuka w'Imana akamanuka isezerano rigasohora. Warwaza umwana ntuhahamuke ngo arapfuye, mu gihe urimo umusengera kugira ngo Imana imukize, ukumva n'ijwi rijyanye n'iby'ubuzima bwe. Abadafite Imana bagira imitima ijugunya amahoro vuba, ariko abafite Imana yabaho umutabazi barasenga Imana ikabahumuriza babwira ngo mutuze, nzabyikorera, sinatuma izina ryanjye ritukwa. Komera Imana amashyi ubyumvise neza. Niyo mpamvu ugiye mbonye itorero ryitwa itorero ry'umwuka, ugasanga niryo n'inyantege nke, niryo n'inyabwoba. Ubundi iyo wahawe umwuka w'Imana hari ibintu binakuranga, ntugira n'ubugambo bwinshi. Bamvuze bandebye uravuga bazakuvuga, bahawe kuvuga nibavuga, kuko ni Yerusalemu maze kuza umwuka barabumvise n'indimi nyinshi kandi zo z'iwabo, yo moko y'iwabo barabatutse bati basinze, abandi bakadavure kabisa, bataye umutwe, ntibita kumva ijwi ribumvisha indimi zabo ngo batangazwe n'icyo. Ngucyo baratangaye kanya gato, ariko baranje barahindukira barabituka. Bwira ngo niba gutuka ujye wishima kandi unezerwe, kuko ibyo wahawe ntago babihawe. Vuga ngo amina cyane. Haleluya 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 haleluya. Twese twabatijwe umwuka wera, twabatijwe umwuka wera, ndavuga bawuhawe. Ariko mbere y'uko uhabwa hari ukuntu byari bimeze, umaze no kuhabwa hari ukuntu byagenze. Uzi ko uyu muntu yabatijwe umwuka wera niyo umuhungu yahugurika, ibyo bya mekanizme ntabwo hakiri mekanike, ibintu byo byose ibintu hydraulique. Haleluya. Bajya utera ku nyamara ntabwo ari byo tiyo mumbabarire niba n'abagusha, ariko shaho umuntu udafite akuka kava ku Mana uravuga ko ibyo bikora n'ibiki, ndamaze uranshinzwe warampamagaye wowe ndi hano di nije wizanye, urumva nije wizanye, nta nubwo uri n'Imana yanjye, uri Imana yanjye wowe. Umunsi umwe umukozi w'Imana yigeze guhura n'undi, noneho arambwira ati ko se inshuti yagiye ko wampemukiye, twa tuntu twagiye kutatuzanye. Avuga ati mvaye ewana, hako ubundi wabyihoreye ukabireka tukabigahwaniramo. Ibaze ko umuntu akaza akagura ati ibihumbi 100 wabimuha ajya kubimwishyuza, atari kundi wabyihoreye. Mbyihore gute nabiguhaye kugira ngo uzabisubize.
arangije nababwira ati ubu Imana dukoreraho ko nijoro tujyamo, ati ubwo pe ukwiye kumbwira gutyo, ijuru tujyamo ni ijuru ryande kweri? uzi ukuntu namushubije ngo ijuru tujyamo ni irya so. ijuru tujyamo ni irya so cyangwa ni irya so wanyu? ngo niba ari irya so cyangwa irya so wanyu ngo uzaritware, ngo ijuru ni iry'Imana. ahore uyu muntu nubwo yitwa ko ari umukozi w'Imana nta mwuka wera. hari n'abakorera Imana batagira umwuka wera, bene abo ngabo ibi baturukamo ni ibihosho gusa. ijuru niba ari irya so uzaritware. Yesu we, ntirya nyokorome kandi ari umukozi w'Imana. Bwira mugenzi ngo rata wowe isabire umwuka wera ze. Haleluya, haleluya, haleluya. uyu mwuka rero ni umufasha. ari ibyo baririmbye twarabivuze bihagije, musanzwe munabizi. ni umufasha. Bagalatiya 5 niho habivuga neza, muze kuhasoma mugeze mu rugo. umwuka we yari yamaze kuhagera, hari ibintu biboneka ku muntu. Yesu nashimwe cyane. N'ibintu bigira nko kuri 9 agira urukundo. umuntu w'umwuka agira urukundo, kandi urukundo agira ntago ari urukundo rw'abantu. Amen. ntago ari urukundo rw'abantu. Njye hari abantu bakundana kuko bavukana, bagakundana kuko basengana, bagakunda kuko bakorana business, bagakunda kuko wenda ni abanyarwanda bose. ariko urukundo Imana ivuga rubyarwa n'umwuka wera ni urukundo rutuma umuntu yakwitanga kuri mugenzi we, ariko rwa ruri rwa Kristo. nkuko Imana yakunze abari mu isi igatanga umwana, ni nkuko umwana nawe kuko afite kamere nk'iya se yakunze umuntu agatanga ubuzima. kwigurana biteye ubwoba. ibaze umuntu uzi mu rugo nkasanga ufite ikiro kimwe cy'agafu k'ubugari, nkaza nkakubwira nti nukuri ndashonje ndapfuye. kavuga nukuri pe nta kintu mfite pi nta kintu mfite, kandi ufite ikiro cy'ifu. kuko urukundo rw'abantu ruravuga ngo se ninkamuha njyewe, ninkamuha njyewe ndasigarana iki? ariko urukundo rubyarwa n'umwuka. Haleluya. ushaka gupasuramo cyangwa ukavuga uti nukuri iyo nzara ufite nanifite agafu akarukamwe, reka nkacumbe mu bugari basi tugasangire, ugenda uriye nawe buke, cyangwa akagucumbe mu bugari hasi Imana izampa. kandi ngurwo urukundo rw'Imana. muvuge ngo amina cyane. kandi ukora ibyo akemera kisiga ubusa kugira ngo abandi babeho, wafite urukundo rw'Imana, afite umwuka w'Imana muri we. Bwana Yesu asifiwe sana. Kindi, umwuka w'Imana hari umuntu wawuhawe agira amahoro, atanga amahoro, ahesha abandi amahoro, avuga iby'amahoro. hari abantu bagira inkuru z'incamugongo. aha ubu rero muri aho ngaho murashinyitse, muzi bihari. turaje dushire, tuzapfa tuzashira rega. se mwege mubona ejo hameze hate? aha yewe je nabuze niyo mpungira. agira ibintu by'ibikuru nta bihumuriza agira. mbariza mugezo ngo umeze utyo, nawe umeze utyo, nawe umeze utyo. ariko umwuka wera atanga amahoro. gaya amahoro menshi atangwa na Yesu. uzi yuko iyo udafite umwuka uguha amahoro ushaka kuba ufite konte iniha, stock ibiryo byuzuye, abana bazengurutse ameza ari 16, ukabura amahoro yo mu mutima. ukareba abana ukabona bazapfa, ukareba amafaranga ukavuga uti bazanyica, bazampitana tu. wareba inzu uti inzu abarozi ndabizi ubu bandarira hano rega. kanjye gushaka ibihigi n'imitsindo bandangiye umupfu.
amahoro akabura, abana buzuye urugo, ibiryo bihari barya bagahaga, konte yuzuye amafaranga, bizinesi igenda, ugahita ugira ubwoba ngo bizinesi yanjye irimo iragenda, ubu barimo barandeba, barimo baranshakisha. Ninde wagushakishije? Ayo makuru uyakuye? Umwuka nataguha amakuru aguha amahoro, hari undi mwuka uzaguha amakuru mabi kandi agushyira ahantu habi, ataguha no kunezezwa n'ibyo ufite n'ibyo wagezwe. Uvuga ngo umwuka wera atanga amahoro. Cya gatatu, umwuka wera utanga umunezero, ibyishimo. Muvuge ngo ibyishimo. Hari abantu bajya buza umwuka bagaseka. Niba ari ndetse inzu ugeze kuguza umwe, niba ari Gerardine ari haleluya, ari hano. Yesu urashimwe cyane. Araseka, barakoma araseka, imbavu hafi gutaraka. Ndaboneka nkubwire, uyu mukobwa hawe umwuka ukura umubabaro no mu magufa no mu misokoro, ugaseka bikinjira no mu rutirigongo, ugaseka bagakoma bakavuza amadebe yose agaceceka, ugakomeza ugaseka. Imana ibahereza amahoro, ibahereza ibyishimo byo mu mutima, kishimo kanezerwa. Wanabura ukavuga uti mwami, ubwo niko wabibonye, ubonye ko ibiro bigomba kugabanuka nkaba souple. Haleluya. Ukumva ko ikintu cyose kikubayeho Imana igifitemo inyungu, kandi nawe ukakibyaza umusaruro kuko ufite ibyiringiro. Vuga ngo amina cyane. Kera nigeze kuba nanutse mfite mu nda 26, ndasenga Imana inambwira ngo nzaguha umubiri ngo uzabyibuha. Ndavuga ni haleluya. Nahubwo ibyo ndi kwifuza ntabwo mbizi. Buraca nabandyamye nisinziririye, Imana igakubitaho ibintu byazaga nsinziriye. Iyo biza bikaza ndeba mbana nabikwebye kubera impamvu z'intuzi zibigezweho. Haleluya, haleluya. Imana ngo nzakubyibusha, nzakugira munini, nzakugira mugari. Ntabwo yari ko nzaba bishop. Uzi bishop uhagaze akajya ngo ni sikorete, mpagaze kamera gutya, babite mu izina rya Yesu ni dayimoni. Ariko iyo mubonye basinambaye ntiya bati haleluya, haleluya, haleluya. N'amasezerano kandi bibizanwa n'isezerano ry'iby'Imana yatubwiye. Muvuge ngo amina cyane. Ariko ngo gikavuga kati kandi mwongere mugire ubwenge, urumva? Kandi n'umutabo tagira ubwenge nzabareka. Akazi kanyu mukora gasiporo. Haleluya. Umunezero mwinshi. Batakuti ubundi wingu yahora sekeshwa niki? Afite umwuka wera. Biguhangayikishije n'ibyatumye amaso aturumbuka, we arabireba, umwuka akamubwira ati humura, bigatuma yisekera. Bwira amanya ngo ujye useka abadayimoni bashaka bashirire kwa Generalize. Mwuka wera tanga umunezero mwinshi mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, ugaseka. Hari abandi bari hano hanze bashiririye ngo bariye umwanda, ngo yebana ngo yari umwanda kwera ngo yaranutse. Ibaze kweri, uzi kunuka ugenda bakakurisha umwanda uri muzima. Ariko Imana yacu iduha amahoro, kandi amahoro menshi n'umunezero. Cyakane, mwuka wera iyo akugezeho, haleluya, ugira neza. Kandi kugira neza byawe ntago ari iby'abantu, ugira neza uwuzi n'uwutazi. Gira neza wigendere, uzabisanga imbere. Si umugani w'Abanyarwanda. Haleluya. Iyo umuntu ari mu mwuka w'Imana, akora neza, akakorera neza umuntu wese afite uburyo n'ubushobozi, akigendera adateganya ngo reka ngire ntya nawe azagira atya. Iyo bikoze gutyo ubukoze by'abantu. Nijya ndi uvanga amaboko nyine ataresha ngo ntaramukanye. Njya mbibona mu rukore yamara kugirirwa neza, yamara kubona akantu, yamara kubona imodoka nziza, hahandi yasuraga agenda n'amaguru, bikaba birarangiye. Yewe erega kuza byarangoye, urumva naho utuye nta modoka ihagera. Mbere se ko wahageraga uyipariki wanyu wongera uza n'amaguru? Nta modoka ihagera, urabona haba n'abajura, ushobora gusanga ari televizeri bazikuyemo. Toka dayimoni.
ayiwe data we. Imana ikugiriye neza, irakwaguye, ufite icyo wabwira mugenzi wawe uti humura nawe ahantu muri aka gahegene, ahantu muri manege kuzahava, ngo umusange umuguru uti Imana yangiriye neza, ubu nsize nyiparitse hari yashyizeho n'umwana nga ndebere. Ariko ukagaruka n'amaguru kubw'urukundo rubyarwa n'umwuka. Ariko nyine umara kuzamuka mu ntera ugahita ushakisha abo mu gatenga no mu gasyata muhuje revu, babandi ukabasiga. Bwira mugenzi ngo sha ujye ugira neza witambukire, kandi ukagire neza uzayikwishyura. Haleluya, komera Imana amashyi. Nta wakora ibyo rero adafite umwuka wera. Ntago ari kugira imbaraga gusa ngo duhishwe ibishwe, kandi n'uyu mwuka. Haleluya, haleluya. Hari ikindi kintu kitubaho kidashobora kutubaho tudafite umwuka wera. N'ababikora babikora gato nk'abantu avami d'après-midi bakabishingukamo. Wakugiraga inama bwacya mu gitondo bimaze ati nta mwanya mfite akazi kenshi, nta mwuka afite. Hagira n'ingeso nziza. Muvuge ngo ingeso nziza, ingeso nziza, ingeso nziza. Uzi kugira ngo umuntu akugirire nabi wowe umwiture neza, ubu umushyize mu kibazo. Ntabwo atese ubundi uyu muntu ashaka kunyicara cyakora umurokore. Mana yanjye aramukoshereje, ngo namugiriye nabi wangiriye neza. Ariko umuntu asenga ate kweri? Waseka nzamusange ansengere. Haleluya. Umuntu mwaba ufite ikibazo cyangwa gufiteho ikibazo ukamusanga gusengere, wasanga umuntu ufite ikibazo ngo gusengere, ahubwo turi yakada dufitanye ibibazo reka nshaka undi. Ariko iyo umuntu afite umwuka w'Imana ukamugirira nabi akakugirira neza, bituma umusanga ugapfuka imbere ye uti nsengera. Ufite Imana ntarabona ni ukuri pe, ukagirwaho ikintu gituma abantu bakuzaho ukaba umuganwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi ufite umwuka wera nshuti yanjye upfukamisha n'abakubyaye n'abakecuru n'abasaza bagapfukama imbere yawe kubw'umwuka w'Imana aba muri wowe. Kandi hari icyo baba bakubonamo bo badafite. Ariko abantu usanga bashaka ibyubahiro ya orareza gatuza. Niba atanyicaza ku ntebe itukura sinzahagaruka, niba atanyakira mu VIP ntago zagaruka, niba atanyereka mu pariki imodoka yanjye sinshaka kwishyira ahantu hatari agacucu sinzagaruka hariya. Reka nkubwire, nushaka kuyipariki hejuru y'ibati, icyangombwa nuko uza gusenga Imana ikumva gusenga kwawe. Kuba umwizerwa batubwa bivuze azabikora, ni umurokore. Haleluya. Ubwo bivuze ko azagusura azaza, nubwo atinze ihangane. Haleluya, haleluya. Mbarize mugeze ngo ubundi umwizerwa. Mwuka wera natamanuka ako nako kazabura, ariko naza bizishyiramo biri automatic. Kuba umugwaneza, muvuge ngo umugwaneza. Haleluya. Nta wivuga umuvuga hari umuntu umwe yigeze kunkorera ibintu by'ibigafi. Nangije ndabireba ndisekera ndamwihorera, ategereza ko niba umuhamagare ngo musature, arabiheba. Ategereza ko nzamureba urujisho rubi kubera nyine ko yankoreye ibintu, akabona namureba neza. Arangije agenda yigira bagenzi be ati buriya rero bishop yaranyobeye. Nari ntarabana bishop mama, pastor yaranyobeye ati ari icyo yanze ari icyo akunze ntubimenye. Buriya ko nakoze amagafe kuki atandebye ijisho ngo mpite menya ko nyine anyereke ko yabibonye. Kureba ijisho ribi bigukuramo dayimoni kugendamo. Igikuru nuko wihana ibibi ukora ibyiza. Ikindi kurakara ugatontoma, yewe nakumanyura, yewe uranzi, kuvuga nabi biratuma imitsi yawe iturika, bucye mu gitondo wapanshitse kubera ko umuntu yagushyuhije nawe ugashyuha.
bwira mugenzi wawe ngo ujye ugira umutima mwiza bizaguhesha kuramba. Haleluya, haleluya. Ujye ugwa neza wihesha amahoro nk'uko kurimo kubwira ngo humura. Bakwanze bagututse bagusuzuguye baba bakunsunikiraho. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ugwa neza ubundi uwo mushihano uburu wiki. Njyanyoberwa umuntu akajya atya agapapaza mu kanya gato yagera hariya ugasanga arimo aratukana. Akomuka n'uw'Imana cyangwa aguhangaho akongera kuvaho akigendera. Ariko ubundi umwuka, uyu mwuka turimo tuvuga ni umwuka ukontorora ubuzima bwose, ubana natwe ibihe byose. Nawe yarababwiye ngo muzabana nawe i Yerusalemu, mubana nawe i Yudaya n'i Samariya, kuzagera ku mpera y'isi mpaka impanda y'Imana ivuze. Uwo mwuka azaba ari kumwe nawe, abigisha iby'iminsi n'ibihe, abahishurira ibihishwe, abamenyesha ibyenda kubaho, kandi abagira inama y'icyo mwakora mu gihe kigoye no mu gihe cyiza. Amen, amen. Mwuka we yari yaje, ibihinduro by'umwuka biba byinshi, zaburi nyinshi, biradudubiza. Kubera ko abantu batakinjira muri iyo nganzo rero, usanga umuntu umwe agize atya agahumekerwa yahimba akaririmba, ugasanga bose bakarimo, bakakaririmba umwaka ugashira undi ukaza, bo nta gihangano shwi. Sindi kuvuga aba hano, ndavuga abo hakurya iriya. Ntago ari mwebwe abakozi b'Imana, ntimuntera ababuye, ntago ari mwebwe rata. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umwuka Imana yamanutse, ibihimbano by'umwuka na zaburi nyinshi, muvuge ngo biraza. Waba uryamye ugashyirwa, waba ugenda. Hari umukozi w'Imana Rushema yatubwiye ukuntu ngo yari ku nyanja niwe yari hehe ngo ahabwe indirimbo. Yani ngo hagiye kuzagwa imvura y'impangukano, imvura izagwa, imvura izagwa. Ntago yayindi intambara, ariko iyo mvuze imvura muhita mumva intambara ngo ayiba ngo mu izina rya Yesu. Ni imvura y'impangukano iri gutwara ibintu by'intuza cy'amamodoka n'inka zikagenda hirya igwa mu buryo batateganyije gatwara abantu. Nta handi wakwihisha ibyo bintu, ari kuri iyo nyanja rero ngo uyumva iyo ndirimbo iraje. Haleluya. Arayandika, aracyara yiririmba, twese turayumva kandi twumva n'ijwi ry'ubuhanuzi. Yesu nashimwe cyane. Erega nawe waririmba. Amen, haleluya. Mwuka wera utubamo tunasinziriye, turyamye dushyizweyo. Sinzi niba nanjye byarambayeho, buryo umuntu asinziriye ntamenya ibimubaho asinziriye. Ariko reka mbabwire, haleluya, umwuka uvuga akavuga umuntu asinziriye, ubwenge bw'umuntu bwacecetse bwasinziriye, umwuka agakora ukavuga mu ndimi usinziriye. Ababizi ni bande? Mujye mutya turebe. Umuntu akaba asinziriye akavuga mu ndimi. None se ntagiye muryamye musinziriye mukaruta muvuga indimi? Haleluya. Noneho ibyo ni by'inzozi, wenda ushaka kurota ariko ntibigaragara inyuma. Genda nabyumva rero. Ngewe rero sinzi niba bijya bimbaho, ariko nge mbana n'umuntu bibaho. Mama Bishop ajya nderanje nka nijoro litaya baba yere akabarankanguye nkamukomaho gusa ati tevene kire de tarayini fani sayine akavuga nkirenza ibiringitira nkapfunda amatwi akanga gatonto makaba. Reka mbabwire, niyo umuntu asinziriye avuga mu ndimi nshya. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe. Nigeze kubwira Mama Bishop akamubwira ibi bintu giye byarancanze. Uzi ko niyo umuntu agukanze gusa uri umwuka, uzi kuvuga indimi nshya. Akavuga ati pa akagukanga uvuga ngo ritabasa nike. Ntakuvuga ngo kwa jina Yesu uhita wikanga uvuga mu rurimi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana izibahe na nijoro muryamye musinziriye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko nubwo impanda y'Imana izavuga usinziriye, uwo amva rwose ntihumva. Uwo mwuka, haleluya, ukora dushyizweyo ni uzakorana nijoro, ugakorana na Kristo aje shwa tukagenda. Tera haleluya. Wasanga nanjye bimbaho ariko mbasinziriye. Nawe abimenyera ko mbimwe ntako wanderanje. Bazivuze basi. Terekada. Wose ntabyumvaga ateshwe. Ati gusa mbyutse mu gitondo numva nsa nkurushye. Nti nukuri waraye mu ijuru rya karindwi. Haleluya. Haleluya.
kandi uyu mwuka uduha kwirinda. Bwira amanya ngo uje wirinda. Hari n'abantu bakunda kwisheta, akaza agahura n'abantu bakaraze ururimi, bazi kuvuga. Ujye uvuga uti jewe nyina gahanga gatoya karinda uruguma, muramenyema ndarwanirira Imana nyirusha imbaraga. Shwi, haleluya. Yewe rero Imana yanjye namarayizi, je ntacyo nawe mfite isezerano ryo kurindwa, niyi kamyo nahagarara imbere igahita ihagarara, nayikoraho Yesu wanjye isezerano rye uzayihagarara imbere izakumenagura. Cyangwa mfite isezerano ryo kuramba, sinzapfa nzarama. Ibeshe se ujye muri rompu. Cyangwa unyure ku musirikare uvuga uti de nanjye ndi umusirikare wa Yesu, kandi mfite imyitozo mvuye mu yirirwe kanyarira. Haleluya. Umukubita urushyi. Uzakubitwa n'ibyo utazi by'imiriro gusa. Reka mbabwire umwuka twahawe no kwirinda bibamo. Haleluya. Bwira amaze ngo uje wirinda. Usanga abantu bari ikenya, katuka ibyo utazi, ukavuga ibyo utahagazeho, ugashyushya inkuru. Kandi ejo bahamagara bati kana kari wowe bivuze ati barambeshyera. Umva nawe uzi kuvuga ikintu utazasubiramo, hanze kuvuga ngo uri umuntu w'Imana urajyahe. Ariko umwuka twahawe utuma dushira ubwoba, icyo twavuze nejo twagisubiramo. Vuga ngo amina cyane, kuko ivugira muri twe n'Imana y'imbaraga y'amaho menshi. Nshuti yanjye ntabwo ndi buvuga amagambo menshi, ndagusabira kuzura umwuka wera, ndagusabira kubana n'umwuka wera mu buzima bwawe, ndagusabira kugirirwa neza n'imbabazi kubw'umwuka wera mwinshi, nibwo uzanyurana n'andi mahanga. Haleluya, 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 haleluya. Urimo ndasenga Imana ngo ababetisida mwese mwuzuye umwuka wera, kuko nimutuze umwuka wera mfite ikibazo ko nshobora kuzagera imbere y'Imana nkasanga hari abajogotse, hari abavuyemo, kubera ko nyine imbaraga zibazamura, kuko ntabwo nzabashyira ku mugongo. Imbaraga zibazamura ni umwuka wera, ni nawe uzabamfasha kugira ngo tugendere umujyi umwe. Haleluya. Tugende mu mwuka umwe. Ngo bari Yerusalemu bari hamwe mu mwanya umwe mu mwuka umwe bahuje umutima, ngo umuriro uramanuka. Dukwiye guhuza umutima turi mu rusengero rumwe mu mwanya umwe mu mwuka umwe n'Imana imwe, isezerano rigasohora. Bwira mugezo ngo urahari cyangwa ntuhari, urimo cyangwa nturimo, ugendera umujyi umwe natwe cyangwa wowe wibereye mu bindi. Hari abantu rero kubabwira uzi ko Imana ngo yigeze kuvuga ariko kukinaremye umuntu, Imana ngo yigeze kwicuza impamvu yaremye umuntu. Namuremye ibintu byiza n'imirimo myiza, ariko atobokamo isoko y'ibibi gusa. Hari umuntu wese kumbwira ati hakozwe abantu babaye bate, ati burya tuvuga ubutumwa bwiza abantu bagafashwa, atari kabandi tugasanga no barabikerensa ukundi kuntu. Kwa kuri umuntu yivugira ati rwose ndashima Imana yavuganye n'umushumba wacu ku by'urusengero mu byo barimo bavuga, none rwarasobanuye atumva, kandi ananone kuvuga Imana aje kuvuga bishop. Umva icyo cyagusitaza, yavuze Imana aravuga umuntu kubera iki? Natavuga umuntu se Imana azayivuga yarayibona? Bas navuga umuntu wavuganye n'Imana bwacyo bigasohora, amwitize nk'ikimenyetso cyuko Imana ivuga igasohoza. Revera burya iyo muvuga ngo umushumba Imana imuha umugisha, haravuga ati baraya nabo banavuga Imana akavuga abantu bavuga utu tuntu rero nta mwuka w'Imana uba muri bo, baremereye nk'itini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwira mugenzi ngo umwuka w'Imana aze ku buzima bwawe akwicire kamere yose y'ishari, y'igomwa, y'amagambo mabi n'intekerezo mbi. Haleluya, 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 haleluya. Kandi bene uwo nguwo ntago uzakangwa n'igihagararo cye. Satani wakoresha ntarebe igihagararo, agira igihagararo cyiza akacyangiza, akagikoresha iby'isoni nke.
hari umuntu ugeze kuza mu rugo ahageze kari akazu kadasitire rwose hirya ngiye arakareba abona n'uturabyo mama Bishop yari yateye hari heza ngo yewe ngahano hari heza ngo nuko ari mu isi ukagira ngo wari mu ijuru nawe nyumvira ntanejejwe n'ibyo abonye haleluya atwati yo twisuze ko Imana yabubakiye akazu keza yewe ngahano hari heza ngo nuko ari mu isi ni nko kuvuga ngo yewe ni heza nuko atari iwanje yewe iyi modoka yari nziza ariko ifite ururange rubi wowe ufite isitese yewe ibirange kandi bwa kuri moja mbiri ari kubirenge yewe imodoka simbikunda izi modoka zisa gutya sinzikunda ukunda izihe se zufite abantu batari mu mwuka bavuga ibintu by'ubugome gusa bwira mugeze ngirinde ubugome irinde ishari nta kindi kizabigukorera n'ukuzura umwuka wera haleluya haleluya aha ababetesida se batanga lifuti ubundi se ko waje gusenga waje ngo guhe lifuti bayiguhe cyangwa bayireke waje gusenga kandi wasenze Imana ivuga iyayibahaye nawe izaguha iyawe fini ukihesha amahoro muri ubwo buryo ukunyuzeho akagenda iyayimuhaye se utegeza ko inganda zahagaritse gukora imodoka ahubwo wowe izawe izaza ari nouveau modèle iye ari ancien modèle agenda amanuye ibirahure ivumbi ryinjira wowe izayiguha ifite climatiseur nimwakire umwuka wera ndashaka gusengera dusoza Yesu nashimwe cyane ndashaka gusengera gusoza ngo bari Yerusalemu baranza bisubiramo barategereza bararindira bariyeza baritunganya kugira ngo isezerano risohore kandi burya kuza umwuka wera n'ugusigwa Bwana Yesu asifiwe sana reka nze mbabaze ushobora kwisiga amavuta utakarabye wava guhinga n'uburimiro wazinze ipantaro ugahita ufata amavuta ugahita usiga urabanza ukagira gute ndagira ngo dukarabe ubundi dusigwe mavuta y'umwuka wera umwuka w'Imana manuke atuzeho kuko twamaje kwitunganya no kwezwa no guhumanurwa rwose umwuka urabona hamanukira kandi kwihana ni mu mutima Yesu nashimwe cyane Yesu nashimwe kuko nibyuzura imbere bizasesekara inyuma yewe inshuti yanjye ushaka kumva ko ushaka kwakira umwuka wera wifuza impano y'umwuka wera no kubatuzwa umwuka wera ukagira panikote yawe nawe ukumva ariko hari ukuntu ushaka kwitunganya imbere y'Imana haguruka mu mwanya wawe maze ukarabe ubundi data wa twese hamwe na Kristo bohereze amavuta y'umwuka wera usigwe nawe uhabwe umwuka wera mu izina rya Yesu haguruka mu mwanya wawe inshuti yanjye komera Imana amashyi kandi dushima Imana ubwisezerano ry'amahoro haguruka witunganye ngusengere kugira ngo nawe isezerano risohore ku buzima bwawe haleluya haleluya ubu umugabo nyamugabo ubona uhamye uvuga icyo uri cyo n'uwuriwe n'uwo wizeye nahinduwe na Yesu uko nahinduwe ntago babizi nahinduwe n'umwami wanjye uko nahinduwe ntago babizi bakabona warahindutse bakabona uvuga ukundi ugenda ukundi imbuto zawe zirahari wuzuye ubugwaneza ikiza cya mugenzi ukakishimira haleluya wibuke ko ugomwe ugize igomwa ryo kutishimira icya mugenzi wawe ubu ufite umwuka wa Kayini ubu ikivume rero ubu mugwagasi ugwa kure ntuboneka no maso y'abantu uretse no n'Isiyoni mbere y'Imana ntubonekayo musuma ngo Uwiteka asanga Kayini yaragiraga iyo ngiyo aravuga ati Kayini mwene sari hehe wamushize he aba ngo ndamushinzwe se numva nawe kugira nahabwira Imana yamuremye ngo uramubaza ndamushinzwe se nuko yazi ko mukubise ubuhiri yamurangije nshuti yanjye nshuti muvandimwe ntago Satani atinya ikimero cyawe Satani ntago atinya amashuri wize ntatinya n'igihugu uhagazemo nta nubwo atinya n'umuryango ngo nukuri umuryango mugari cyane icyo Satani atinya ni imbaraga z'umutima zakira Kristo Yesu umwami n'umukiza zuzuye umwuka wera mwinshi vugaga amina cyane rambura amaboko nk'imeze cyo gufi gusengere Mana data mu izina rya Yesu turaguhimbaje kuri Imana y'amahoro menshi
tugushime ko uri umukiza, tugushime ko uri umwungeri, tugushime ko uhamagara, tugushime ko weza ugahumanura. Igise cy'amaraso igorigota nicyo cyavuye mu bwoko bwawe bukuramye ukagushima kuguhimbaza, kandi ngubone twe icyo kimenyetso cy'amaraso nta kirwa urubanza rubi. Reka amaraso matakatifu yeza ahumanura kuri ibiziri bizinga n'ibicumuro ku bahungu n'abakobwa bawe, aba nabo n'abana b'amasezerano, reka nabo berezwe kandi batunganyirizwe kwakira isezerano ry'umwuka wera. Ubatsindiye ababisha, ubatsindiye abazimu n'abadayimoni, ubatsindiye imbaraga mbi ndetse na za kamere zitajya zibandikanya no kubaho k'umwuka w'Imana mu muntu. Nyukamo ibi buryo butari bumwe, imbaraga z'umwijima zigenda mu maraso zikagenda mu kirere cy'umuntu, izo mbaraga zirekure mu izina rya Yesu. Mucyo mu ijuru nubarasire, isezerano ry'amahoro y'umwuka wera rimanuke ku buzima bwabo, bahabwa amahoro menshi atemba nk'uruzi, kandi bakabakaba iby'ijuru. Niyo mpamvu ngo tuzirirwa mu isi twe kuyiraramo, tuzayiriramo twe kuyirirwamo. Nta kindi kiduhesha kuzinjira muri frequency n'umwuka wera. Girira neza ubwoko bwawe, kandi ubwo bihannye bakaba biteguye, nubabatize, nubahereze, nubasubize isezerano. Tugushime, tugukomera amashi, tugukura ubwatsi mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Mwicare muri ibyo ngo abihana nimwihana mukihanira kureka ku nyanja y'ibirahure tuzakimbagira, tuzakimbagira, tuzakimbagira ku nyanja y'ibirahure mwijoro tuzagerayo. Haleluya, haleluya. Mwihane mureke mumaramaze rwose, mutegereze namwe murindire, mweshejwe mutunganyijwe, umwuka wera aramanuka. Yesu nashimwe cyane. Nimuhaguruke dushima Imana yuko umwuka wera Pentecote umanutse muri iteraniro, tugenda turyamye tubyutse turi mu kazi, ku mwuka amanutse ku buzima bwa benshi. Haguruka ngo usengere Imana, umwami akugirire neza kandi agutabare, agusoze isezerano, umutima utagucira urubanza, utinyuka ishira ubwo bushira amanga. Imana icyo yavuze ko gikora izagira gute? Izagikora. Rambura amakuvuga uti mwami ndagushaka, ndashaka mwuka wera abe aganze ubugingo bwanjye, ategeko imitekerereze yanjye, kandi icyerekezo cyanjye cyose agifateho ijambo. Urakoze urakaramu Uwiteka nyiribihe, tugushimiye ko isezerano ryawe ari iry'ukuri. Waravuze ngo mu gihe cyanyuma koko uzasuka umwuka wawe mwinshi ku bantu bose biringiye bakizera, ndaba abahungu n'abakobwa. Mwuka wera nadudubize, mwuka wera nacushumuke, namanuke cyane, nabe kuri bo cyane, ubatsindi banesheze barwanire, buzura umwuka wera, amaso yabo ahweze, amatwi yabo yumve, umutima ukanguke rwose, kamere yabo ipfe nk'iy'umubiri, aho kamere yo kubaho kw'Imana yumvikane ku buzima bwabo, bahishurirwe ibihishwe, bamenyeshwe igenda kubaho, kandi ibihimbano by'umwuka na zaburi nyinshi byuzura imitima yabo. Bafite ibyiringiro rwose bw'ejo hazaza yuko Imana yacu umutabazi tazabura kuboneka mu makuba no mu byago. Urakoze kugize neza mwungeri mwiza, mwuka wera nababeho kandi abatsirishije barwanirire, kandi iryo sezerano nibasohoreze. Nanjye ndabibasabiye gukomeye amashi, tugukurira ubwatsi kubibakoreye ku biteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ariko by'umwihariko abashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndabahamagara baza ahangaha kugira ngo uyu munsi bikonekitinge kuri aya mavuta, bikonekitinge kuri iri sezerano, baze bahana igihango na Kristo kugira ngo nabo bahabwe ibyasezeranijwe birimo umwuka wera. Kiri kiganza hejuru niba hari utambukiza wakira Yesu umwami n'umukiza, uvuga uti navutse kuri Pentecote, kandi kuva umunsi nakira Yesu nuzuye umwuka wera, Imana yangiriye neza, yashoreza isezerano. Kiri kiganza hejuru tugusabire, tugusengera Imana. Nawe uyu munsi Imana ibiguhisha, mutambuke muze hano.